Tugaruke hano mu Rwanda by'umwihariko twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi aho umushinga Green Gicumbi washyikirije ku mugaragaro impamyabumenyi amakoperative agera kuri 43 ndetse n'amatsinda biragizwe n'abanyamuryango 788 aba bose bakaba barahuguwe ku micungire y'amakoperative ndetse no kwizigamira yewe no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Mugenzi wacu Jean Damascene Nsengiyumva harakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Umushinga Green Gicumbi washyikirije ku mugaragaro impamyabumenyi amakoperative 43 n'amatsinda abiri yagizwe n'abanyamuryango 788 yahuguwe ku micungire y'amakoperative no kwizigamira no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. N'umuhango wabereye mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi ho mu ntara y'Amajyaruguru. Mutuyimana Penina na mugenzi we Ntawizeruwe Felix Aimable umunyamuryango wa koperative ikora ubuvumvu mu murenge wa Rushaki bahuriza kuko umushinga Green Gicumbi warabahinduriye ubuzima. Ni ukuvuga ngo bamaze kudukorera amaterasi y'indinganire mbere twarahingaga tukagira umusaruro udahagije ntitubashe kwiteza imbere ntitubashe no kubona ibyadutungira umuryango kuko twabaga twahinze ku buryo butari kijyambere ya musaruro ntitubashe kuwubona. Icyo nkange Green Gicumbi rero wangejejeho wadukoreye amaterasi y'indinganire ukimara kuyadukorera ni ukuvuga ngo twabaye nk'abahangayitse mu cyiciro cyamba kidukorera kuko baraje baducira amaterasi y'indinganire twavuga tutubinzara igiye kutwica ariko bamaze kudukorera amaterasi ntabwo yanzara twishe nkuko twabitekerezaga bahise baduha imbuto dutera kuri ya materasi y'indinganire. Ku cyiciro cya mbere baduhaye ibirayi bigenda kuri ya materasi y'indinganire baduha amafumbire agendanye nabyo kugira ngo dutere bya birayi bimaze kwera ntabwo Green Gicumbi yabitwaye ahubwo nitwe twabiriye nk'abaturage bagenerwa bikorwa tubasha kwikura muri yanzara ntitwagira inzara. Mu ntangiriro nk'ibikoresho uburyo bwa gakondo umuzingo umwe no kurambwa ibiro 5 hagati ya 5 n'icumi ariko ngo uburyo bwa kijyambere umuzingo nkura 20 hagati ya 20 na 40. Iyi mizinga baduhaye rero yadufashije ku buryo nazo duzamura umusaruro neza n'aya mashyamba atuma umusaruro warazamutse kuri mu buryo bwa mbere nabwo afite hagati ya 5 n'icumi umuzinga wa gakondo ari kuwa kijyambere ubu ngubu hagati ya 20 na 40 bisaruramo. Kagenza Jean Marie Vianney umuyobozi w'umushinga Green Gicumbi arakomoza ku bikorwa by'uyu mushinga umaze imyaka 6 ukorera mu karere ka Gicumbi akanemeza ko hari icyo wamariye abaturage batuye aka karere. Uyu munsi rero turi kumwe n'abagenerwabikorwa cyangwa abafatanyabikorwa bari mu mirimo itandukanye bari mu makoperative barenga 780 abo bose barahuguwe. Uyu munsi rero icyo tutangije hano ni uko twishimira cyangwa turimo gusoza aya mahugurwa bagiye bagira mu bihe bitandukanye. Ubundi tugira amahugurwa atandukanye ariko uyu munsi icyo twibanzeho ni ukwiga uburyo amakoperative acungwa nk'imwe cyangwa mu nkingi zishobora gutuma ibikorwa by'umushinga Green Gicumbi biramba. Ibyo tukabifatanya nanone na gahunda y'igihugu cyacu ijyanye no kwizigama. Nzabonimpa Emmanuel umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yemeza ko ibikorwa by'umushinga Green Gicumbi byateje imbere abaturage kandi ngo ubuyobozi bw'akarere buzakomeza kubaba hafi. Umushinga Green Gicumbi ni umushinga wadufashije kandi ibikorwa byabo birivugira. Iyo tuvuze amashyamba, iyo tuvuze gutwara amashyamba twavuye nayo twateye, iyo tuvuze amaterasi y'indinganire ndetse n'ayikora, iyo tuvuze amatungo, iyo tuvuze amazu yubatswe, ibyo ni ibikorwa byose bigenda ubona kandi ntubibone nk'ibikorwa ukabibona no mu musaruro. Mu bamya rero abaturage baduha ariko natwe tubonana mu mibare nuko umusaruro ku buhinzi ndetse n'ubworozi wariyongereye aho ndavuga aho bakorera mu mirenge 9 bakoreramo ndetse iyo tugiye no mu bipimo iyo tugiye kureba uburyo abaturage bitabira kuzigama uburyo umusaruro nyine ugenda uboneka ndavuga na ejo heza nkuko nyakubahwa guverineri bikomojeho usanga imirenge ku mupaka igenda iza imbere bikaba ari igipimo cyiza kibigaragaza impinduka zigaragara. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango yashimye uruhare rw'umushinga Green Gicumbi mu iterambere ry'abatuye akarere ka Gicumbi anasaba abaturage kubyaza umusaruro ayo mahirwe. Green Gicumbi ni tukusima munonga. Kuri nge uyu munsi ni by'agaciro gakomeye kuba nabashije kuza kwifatanya n'abaturage ba Gicumbi
ndetse n'abafatanyabikorwa b'aka karere, cyane cyane umushinga Green Gicumbi. Muri uyu muhango wo kwishimira intambwe ikomeye cyane yatewe mu kubakira ubushobozi abaturage bacu, cyane cyane amakoperative, hagamijwe kubaka iterambere ryayo, iry'abanyamuryango bayagize, ndetse no kurushaho guhangana n'ibibazo byugarije isi n'igihugu cyacu kirimo. Umushinga Green Gicumbi ni umushinga wa leta uterwa inkunga n'ikigega Rwanda Green Funds watangiye gukorera mu karere ka Gicumbi tariki 26 Ukwakira 2019, ukaba ugiye kurangiza imyaka 6 wagombaga kumara ukorera muri aka karere. Uyu mushinga ugizwe n'ibikorwa 113 bigabanije mu bice 24 bibarizwa mu byiciro 4, ukaba wari ufite intego yo kugera ku bagenerwa bikorwa 150 batuye mu bice ukoreramo. Jean Damascene Nsengiyumva, Goodrich TV, mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru.